Nitwa Ntirenganya Isaac, ni njyewe wafashije Vava mu muziki wose yakoze muri Public Record. Ntabwo nakunze kugaragara kuri kamera cyane, nifuzaga ko ibikorwa ari byo byajya mbere kuruta uko najya kuri kamera. Nabitse amabanga menshi akomeye ya Vava, ninjye muntu navuga ko twakundanye byanyabyo taragatwiko. Ntabwo nigeze nzi imbere ya kamera ngo mbivuge, ariko ngarutse mbabaye kuko nabuze umuhanzi nkunda. Yarari muri rebo yanjye muri Public Record. Uduteye irungu Vava we, urwenya rwawe tuzagukumbura. Twakoranye ibiganiro kenshi kwa X-Rage kwa Manibo. Uheruka gukora ikiganiro nacyo cya nyuma, hari umutipe bita Dr. Emi bari mu rukundo. Ngira kansa nk'uhanura, ariko ndamwise Vava wakwitonze, ako karimo kuvugwa, wakwitonze ko uriya mutipe ashaka kugushika, cyangwa enda nimba afite abandi bakobwa bamukunda ntibashobora no kukurguka wapfa. Niyo ukabona arakavuze, ariko dore imbogo ni wa muntu ntabwo apfuye aka kanywa arasinziriye, kandi ni umusitari. Ntabwo tuzijya tumwibagirwa kuko amashusho media ahantu hose arahari. Noneho ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo yenga imirimo ye yakoze ku isi imukurikire, ngo kandi hahirwa abapfa bapfira mu mwami Yesu. So ndizera ko ngiye bari mu ijuru, ko abo yagiranye nabikibazo bose yabasabye imbabazi, ndetse nzi neza ko bose bazimuhaye. Ikindi navuga, Imana yo mu ijuru imwakire kandi muhirugo ridashira, nukuri kandi tuzahura umunsi wo kuzuka. Ngiye nibyo navuga byonyine. Ni murakoze rero aho bizarangirira babiri ntabwo birakunda gufata umurimo bazambara gufite urundagenda wikizinyira kiziriko umva muze ni umugozi wonyine. Gahoro uburetse na mbere yuko arwara hari ibibazo byari byajeho mu itangazamakuru byayo, ariko biza gukemuka. Aza no kumbwira ngo nzayishyire ku isoko nyigurishe, ko yarambwiraga ati ibya YouTube nibyo guhanga indirimbo agiye kubivamo. Ntago byigeze igurishwa, kubera ko ntago nyuma yaho yaje kumbwira ati umuntu bari bafite ikibazo byakemutse. Nuko agiye nyine ari umuntu, yari umuntu wanjye, yari umuntu wacu, by'umwihariko abanyamakuru bose bari hano murabona ko hano hari abanyamakuru benshi. Yari umuntu ukundwa n'abantu bari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Yari afite ababyeyi benshi bari hanze y'igihugu, hari abo bari baravuze ati yari yarise ba Marene be, hari abandi bamubaga hafi baravuze ati tuzagushyigikira, tuzuramuka ukoze ubukwe tuzaza mu Rwanda kugushyingira. By'umwihariko umuryango nyarwanda ubuze umuntu ukomeye, igihugu kibuze umuntu ukomeye, umuryango we ubuze umuntu ukomeye, ko Valentina n'umuntu wakundaga umuryango we kandi wawufashaga cyane. Natwe nka showbiz nyarwanda, itangazamakuru ni icyuho gikomeye, tubuze umuntu ukomeye, tubuze umuhanzi, tubuze umuntu. Valentina yafashije aba YouTuber benshi cyane kuzamura YouTube channel zabo ziramenyekana, bitewe n'uburyo yakundwaga, bitewe n'uburyo yarazi. Tubuze umuntu ukomeye. Imana imuhe kuruhuka neza, twese tukomeze kwihangana. Murakoze. reka nanone ntumire umuvandimwe we wa hafi witwa Ntirenganya, yihute vuba vuba. Gucunguza uburyo umwete byibura hagati y'itatu n'itanu, ntihagire uyirenza. Mwiriwe neza, nitwa Ntirenganya Isaac, ni njyewe wafashije Vava
mu muziki wose yakoze muri Public Record. Ntabwo nakunze kugaragara kuri kamera cyane, nifuzaga ko ibikorwa ari byo byajya mbere kuruta uko najya kuri kamera. Nabitse amabanga menshi akomeye ya Vava, ninjye muntu navuga ko twakundanye bya nyabyo taragatwiko. Ntabwo nigeze nzi imbere ya kamera ngo mbivuge, ariko ngarutse mbabaye kuko nabuze umuhanzi nkunda. Yarari muri rebo yanjye muri Public Record, ni studio igamije kuzamura impano z'abanyarwanda. Vava naramubonye mbona ko ari umuntu ufite ubutumwa abanyarwanda bakeneye kumva bwubaka, ndakeka nta bishego yigeze aririmba. Twarabanye. Vava ni umuntu mwiza pe, mbibabwire, ni umwana mwiza, arafasha uko ashoboye kose. Nagiraga ngo nsabe abantu bose abakunzi ba Vava, mureke Vava ntabwo azazima. Public Record irahari, tuzabika inganzo yiwe, tuzabika n'amateka yiwe, ndetse n'undi nk'umwana we nibikunda ko ajya mu nzira y'ubuhanzi, nzamufasha mu gihe Public Record nzaba nkifite mu maboko yanjye. Ndasaba abanyarwanda ko mudufasha dushyigikire Public Records kugira ngo dukomeze kubungabunga ibihangano bya Vava, niho muzabisanga. Nagize abahanzi bafite inzozi. Vava nawe yari umuntu yabagaho byibuze imbere mu byumweru nka 2 yabaga ari imbere y'abandi bahanzi akakubwira ibyahazaza iyo twaganiraga. Nanjye ari mu bitaro numvise mukumbuye tu bisanzwe, za komedi ziwe mitandaririmba, njya kuri microphone ndaririmba mu indirimbo yitwa Ndagukumbuye. Gusa siniyumvishaga umuntu ndi kuvuga ati ndagukumbuye, gusa nkimara kumva uko bimeze nayisize hanze, muraza kuyibona kuri Public Record. Iriho mushobora kuba mutayumvisa cyane, ntabwo ibintu bya social media ntabwo nkunda kubijyaho cyane, ariko ubutumwa burahari bwinshi dutanga. Ubwo nayo muzayireba, ni indirimbo yo kumuherekeza. Mwarakoze, mureke dushyigikire Vava n'umuryango wiwe. Ku ruhande rwanjye Public Record turahari, nabo dufatanyije bantumye tuzabafasha uko bishoboka. Murakoze. Arakoze rero, arakoze nirenganya. Ibyo byo byose ariko ntabwo turamuherekeza nk'umuturage, turamuherekeza nk'umuhanzi. Ntabwo rero twaza gushyira agataka byibura umwe mu bakoranye ubuhanzi atatuye akaririmbo kamwe nako k'iminota mikeya nabikora yihuse. Mwana murwaje natanga n'ubuhamya gake. Mwakira nacyo nta kibazo kugufatira. Nanjye nitwa Fina, njyewe wamurwaje bwa mbere. Komera. Nyine Vava uretse kuba inshuti mufata nk'umuvandimwe. Hangane. Vava yambereye inshuti nziza, yambereye umuvandimwe. Sinzi ko nazongera kubona umuntu nka Vava, gusa Imana imuhiruko ridashira. Vava aradusize aragiye. Ejo rero mara kumenya ko yitabye Imana, nahisemo kwandikira indirimbo kandi nzanayisohora. Ngiye kuyimuririmbira ahari yumve ko tumukunda nk'inshuti. Turababaye, turashavuye, uradusize, uduteye irungu Vava we, urwenya rwawe tuzagukumbura, amagambo yawe meza tuzagukumbura. Ruhukira mu mahoro, imirimo yawe ni
guherekeze ntuzongera kubabara uraruhutse ruhukira mu mahoro imirimo yawe ni guherekeze ntuzava mu mitima yacu tuzahora tukwibuka ruhukira mu mahoro imirimo yawe ni guherekeze ese kuki abantu nkawe bagenda ese kuki abantu nkawe badusiga wari uw'umumaro ku mana n'igihugu ku muryango wawe none uradusize tuzahora tukwibuka ruhukira mu mahoro imirimo yawe ni guherekeze ntuzava mu mitima yacu tuzahora tukwibuka ruhukira mu mahoro imirimo mbabwire hano ntibiba byoroshye mwabagabo niba byoroshye bo ntibiba byoroshye ntimuze kuvuga ngo iririmbanye amarira ariko mwumvisha amagambo arimo imana nimuherekeze kandi muheruka ridashira reka rero duhe umuntu nzovu ni irisina ariko ndabona ariko ari na muremure koko ubwo nabo yaza kugira icyo atubwira nta byinshi mvuga kuri Valentine ari dore imbogo ariko izina dore imbogo yarayiretse bava ni wa muntu twakoranye ibiganiro kenshi kwa Igisiraje kwa Manibo mperuka gukora ikiganiro nacyo cya nyuma hari umutipe bita Dr Emi bari mu rukundo ngira akantu nsa nk'uhanura ariko ndamwise vava wakwitonze ako kari no kuvugwa wakwitonze ko uriya mutipe ashaka kugushika cyangwa wenda nimba afite abandi bakobwa bamukunda ntibashobora no kukorwa wapfa niyo ukabona arakavuze ariko dore imbogo ni wa muntu ntabwo apfuye aka kanywa arasinziriye kandi ni umusitari ntabwo tuzigera tumwibagirwa kuko amashusho media ahantu hose arahari noneho ariko vava yitabye Imana ni wa muntu ngewe umugore wanjye twaratandukanye ko mu bantu bashaka kuzasubiranya n'umugore wanjye mama Sandrine yari mwavuga iti ngewe nzaguhuza n'umugore wanjye bakanyambya bakagira icya bakavuga se ko turi abasaza bakuru kuki ufata vava w'umwana akaba ari uzaguhuza n'umugore nge nababaye Imana muri ruko ridashira ubarasinziriye ntago yapfuye arega nuko ntibyaza kurangira pe ariko buriya asigaye abandi bantu batatu ariko reka tubanze mama we ariko ndamusaba kwihangana ko nange nihangana nange nuko nihangana nawe wihangana mukecuru banje gusuhuza abantu bose uko muhari mwihamashye nkaba nongeye gusuhuza abavandimwe inshuti n'imiryango baba mwana wanjye w'umuherezi yarankamiye yarampahiye yavugaga ko mukunda baba ntigeze asuzugura baba yaranyubaha igisigaye tuzahura mu nyanja y'ibirahuri murumva ko aguze neza kandi igihugu cy'amajyambere hasigaye umuntu w'ikayonza buryo bwihuse ariko murabona ko twatangiye gutunda murakoze amazina yanjye ko atanze kuko kenshi ntabwo nkunda kugaragara ariko nzwi mu bijyanye nyine n'inyandiko cyangwa mu mapublicité dufite ibikorwa dukora hirya no hino mu gihugu ariko icya mbere cy'ibanze hano ndashima uruhare rwa Vava yagaragaje haba muri kampani yacu cyangwa n'izindi
cyangwa mu bindi bikorwa yagiye akora. Ndamya neza nashidikanya ko Vava yageze iburasirazuba kubera twe. Ubwitange yagize no kwifatanya n'abandi akenshi yajyagaza ari uko tugiye mu birori hirya no hino, ariko akaza abifatanyije n'akazi rimwe na rimwe twabaga dufite tugiye gukora mu mpande zigiye zitandukanye mu bice by'ibirasirazuba. Vava rero kuri uyu munsi pe agiye hari project dufitanye ngewe. Iyo project dufitanye ngewe twarayikoze nuko itari yishyurwa. Ntabwo turi babandi barusabura mu ndoro cyangwa babona ikintu kigiye, ariko icyo najya ngo mvuge n'abandi wenda barahari baba barakoranye na Vava baba bakimurimo umwenda, kandi Vava nabonye ko hano bagaragaje ko ari abana be ndetse n'umuryango we wagaragaye urahari. Numwe muri abo wenda mushaka hano mwandika nimero zanjye, ngiye amafaranga twakoranye muri kira kiraka naza yose nzayatanga nani nagicere kijana nzakura. Murakoze. Turakomeza rero arega twavuze ko ntako turacamo, ni mwitonde rwose niyo bwakwira, ariko turi gukora ikibazo. Reka duhe rero uyu muntu wifuzaga ko barushingana. Njye nta byinshi byo kuvuga mfite. Icyo navuga, ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo yenga imirimo ye yakoze ku isi imukurikire, ngo kandi hahirwa abapfa bapfira mu mwami Yesu. So ndizera ko ngiye bari mu ijuru, ko abo yagiranye nab'ikibazo bose yabasabye imbabazi, ndetse nzi neza ko bose bazimuhaye. Ikindi navuga, Imana yo mu ijuru imwakire kandi muhirugo ridashira, nukuri kandi tuzahura umunsi wo kuzuka. Ngiye nibyo navuga byonyine. Murakoze rero, turimo turi kusoza ikikorwa cy'amagambo, ariko rero hari undi muntu w'umunyamahanga, ntabwo twabanga kumubwira ijambo rwose. Umunyamahanga ntabwo yabana n'Abanyarwanda gusa bonyine, yabyanze. Ariko mumenye ko hari umunyamahanga w'umugande wari waje hano gushyigikira umuhanzi wacu nyarwanda. Mumenye ko harutse gusa ko nyine aranga kuza kurerera mu Rwanda, siko bimeze se. Buriya kugira ngo ufungure ijambo hano rivuge ni igikatsi. Turabashimiye rero, ndagira ngo nsabe wa mubyeyi witeguye adushyira imbere y'Imana, ubundi umurambo tuweho tugomba kuwushyira. Wa mubyeyi witeguye ari hehe? Hariho umubyeyi witeguye gusengera. Ngwino. Abagihumeka turagushima, turagusabye imbabazi z'ibyaha byacu, kuko umuntu utakuwundi tugucumuraho, ariko imbabazi zawe zihoraho utubabarire. Rero turaje imbere yawe, umwuka w'Imana akomeza abane natwe. Kabuze umwana wacu, umuvandimwe wacu, aguhora ku ngoma, uri Imana ifite byose mu biganza byayo, turagusabye ngo ubane natwe. Uhe umuryango kwihangana, uhe abavandimwe kwihangana, bafate bakomeze. Imbaraga ya Mwuka Wera ijye ibana natwe, kandi uduhe gucika ku cyaha n'igisa nacyo, kugira ngo nugaruka tuzabane mu bwami bwawe. Rero umwana wawe agiye kuruhukira mu gituro, agora ku ngoma, yamuherekeje, komeza ubane natwe, kandi abasigaye kitubere icyigisho, kugira ngo tubashe kwitegura dukora ibyo ushima n'ibyo ushaka, ugaruka uzatwambika ikamba ry'ubugingo. Urakoze ko ugiye gukomeza kubana natwe rero muri iyo gahunda tugiye gukora. Imbaraga ya Mwuka Wera ikomeze utugote, ibihuye n'ubushake bwawe ubona bikwiriye abana bawe, biduhere mu izina rya Yesu. Yandirimbo nziza cyane, igiye kivuga ngo hariho isi nziza cyane, bariyo muririmba je niyo nkunda. Hari igihugu cyiza cyane, tunyitegereze twizeye.
turasingiza data cyane n'umugisha uratungukira aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe ntituzongera kubabara tuzashimisha agahinda aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi mu ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi baririmbira mu ijuru indirimbo y'abakijijwe ntituzongera kubabara tuzaba dushize agahinda aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi twagiye ugenda inyuma ibyo nkoranyiraho bizarangirira kudapfa babiri ntabwo birakunda bifata umurimo wumva nta mbaraga ufite ubu utagenda wikizinyira ikiziriko mba muze uyu mugozi wonyine uguretse gahoro 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 uguretse duterura tugeze hano hino mumere aho mwebwe nimusubize hino hano tugushyira wowe w'ibyo uretse muterure tugire cyangwa uterura wigeze cyane yamwishaje ku itafari twashicaje ku itafari mwe muzane hano gakeya muvuye ku itafari twagiye hirya mureke gushyira ku itafari wowe garura muragarura hino garura hino Kandagira aho hasi. Wikandagira aho. were gukandagira Oya kuraho ibirenge. Terura. Terura. Yego cyane. Wowe akomeze tujye kwagarura hano. Mushyire hano iwanjye. Yego.
hariya haruguru niho bihengamiye hariya wowe sa nk'uyi wowe yisa nk'uyi namumudugudu tabamwishamu tambariye imyambaro yera bana gukoresha beto uzakubona umukiza nzamumenya nzamumenya imbere y'inze nzamumenya kuza mu biganza bye. wa mwana w'amushyingura ati ari hehe umusaraba wa Yesu nzawirata kugeza ubwo nzabona uburuhukiro hafi y'umusaraba ngiye kugera mu nzanire Imana umusaraba